Iyi ni inkuru y'akababaro abantu benshi mwakomeje kugenda mubona umuntu bita Mitsutsu arimo guhereza imodoka umugore we agafata n'umwanzuro wo kutazongera kuyigendamo. Akavuga ati yinyivuyeho ahubwo akabwira abafana ngo nimungurire indi modoka atari ukubera ko nta kintu cyabaye. Byagenze gute rero? Umuntu bita Mitsutsu wari ugiye gukindagurirwa mu modoka ariko Uwiteka Imana agakinga iki akaboko. Nk'ubu nkanjye ahantu nari ndi bakuyeho izo plaque bagakuraho televiziyo n'akakantu ko hejuru ku kirahure cy'inyuma bagakuraho plaque bakavunagura televiziyo bagashwanyaguza atari batari bujye no kubigurisha bagashyira ngo bagashwanyaguza bakabisiga imbere y'imodoka yanjye. Ibintu byatangiye kuzanwa abantu baza gutega umuntu batangira kugenda bahemukira umuntu batangira kugenda bamugenda inyuma batangira kugenda bafata moto bakamukurikira none akanabikorerwa n'abandi bantu batarabafana abo bakabikorerwa na bene wabo bo muri showbiz. Ibyo niba byamajije gufata indi ntera. Umuntu bita Mitsutsu akimara gusohokana umugore we ngo hari abantu bamenye ayo makuru ntibabyishimira. Mu masaha y'isa 8 ubwo Mitsutsu yaramaje gufata umwanzuro wo gutaha nibwo yahuye n'ikibazo. So amakuru rero twamajije kumenya twumvishe ko ngo hari umuntu waje amenagura imodoka yawe ku buryo bukabije cyane. Ayo makuru yaba ariyo cyangwa ntago ariyo nibihuha? Ibyo ari byo byose abakoze biriya ntago ari ngombwa gukomeza mvuga uriya muniga. Sinzi ukuntu nabivuga ariko nyine reka tubyihorere ntago mfite kubivugaho. Yamenye televiseri yameacha biriya biboro byose nyine amaswigrass ariko birana ni byiza kuri ngewe ni byiza ko yakobo bituma menya abantu dusangira bituma menya abantu ngendana nabo ko ngo umuntu ashobora kubona waba muri showbiz nibyo ari muri showbiz naba abantu bagiye bafatwa bahinduraga plaque tukumva ni ikibazo gikomeye. Waba warabashije gutanga ikirego ko plaque yawe wayibuze? Ni kirego urumva naragitanze so gisigaye no kureba ukundi kuntu nyine mbona plaque yuneshe kumaje. Ladies and gentlemen, hello. Nizere ko umeze neza. Niba utameze neza uzi kwizera ukore kandi usenge Imana niko mu buzima bimera nyine. Uyu munsi biranga ubuzima buranga bikanga nyine bikagorana ariko ni imbaraga z'igihe niko bimera. Jya wizera birakunda. Ngendi Zebra Switch wumva twe turi View Nation TV. Nizere ko wakoze subscribe ariko niba utarayikora ni igihe kiza cyo gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ariko kandi wibuke no gukanda kunzogera kugira ngo niyo hari any breaking, any videos, any upload dushyizeho ujye uyibona mu bambere. Nkuko nabwiye rero turagarutse kuri View Nation TV kuri kamera na mikoro muri kubona turi kumwe namwe nyewe aka Mr. Breaking ika ujya kuvuga ibyo jwi nkabona nshatse gukumira ariko nkabonera kunizera kujwigire oya nakunika Zebra rero iriya ngiye kurivuga wumva ko kiramo kwitonda kugira ngo ndivuge uko ryakabaye. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo se ngo kuki ngo wita ngo Mr. Breaking yababwira ati ariko mwagenze gake ariko se mwagenze gake kari ngiye muntu ufite breaking i Kigali sinzi nabona gemo nabavuga ngo breaking ngo ni iby'umukada ngo ni ibyande ndagira ngo mbamenyeshe ko nta muntu ugeze uzana ijambo breaking usibye inkoranyamagambo yo kwisi hose abantu twese twemereye kugira gute gukoresha cyangwa se ubwo mu ndimi z'amahanga dictionnaire mu gifaransa yaze dictionnaire mu gifaransa akazibara mu giswahili. Zebra Switch niza kuza kubona ndimo kugira gute ndimo guse kugira ngo ibintu amazi aracyari yayandi. Oyese kandi none n'iki tumudaseka iyi breaking ya nonaha tubura kuyikora ikagira n'abantu ifungisha kubera ko ibingibi byamajije kuba ndenga kamere kagira Imana bose noneho kubyumva. Nuze kuza ko natangiye ikiganiro nseka mvuga ngo ni Mr. Breaking mvuga ngo ibintu bimeze neza ariko kugira ngo ni kwa kuri nyine dushobora kwereka abantu ko nyine nta kibazo gihari ibintu ari showbiz ariko ibintu byatangiye kuzanwa abantu baza gutega umuntu batangira kugenda bahemukira umuntu batangira kugenda bamugenda inyuma batangira kugenda bafata moto bakamukurikira none akanabikorerwa n'abandi bantu batarabafana abo bakabikorerwa na bene wabo bo muri showbiz. Ibyo niba byamajije gufata indi ntera.
Switch iyi ni inkuru y'akababaro abantu benshi mwakomeje kugenda mubona umuntu bita Mitsutsu arimo guhereza imodoka umugore we agafata n'umwanzuro wo kutazongera kuyigendamo akavuga ati yinyivuyeho ahubwo akabwira abafana ngo nimungurire indi modoka atari ukubera ko nta kintu cyabaye. Byagenze gute rero? Ibi bintu nawe yanze kubivuga, yanze kubibwira abantu bose, yanze kugira ngo bitajya hanze, ariko nakubwiye ko ngiye majije kumenya amakuru. Ngomba guceceka. Ari nayo mpamvu nibiza kuza kunkundira, ndaza kuza guhamagara umuntu bita Mitsutsu mu kiganiro, nkaza kumva ukuntu gahunda bimeze. Nimugoroba nge naje kuza kumugenda runono. Ndamuhamagara mubaza amakuru. Yanga kuyambwira neza akagenda yambwira gake gake, ariko ntamenye ko ndi kumurikodinga. Uri kubyumva? Nyuma yuko atifuzaga ko bijya hanze ngo kwa ibintu byose byamajije kuba prank. Mbere kujya ntangire no nkuru rero. Ndagira ngo mbanze nkumvishe ano majwi ubundi ugire gute dutangiye n'inkuru yacu. Nakubwiye ko jewe mba mfite ikintu bita proof. Nk'ubu nkanjye ahantu nari ndi bakuyeho izo plaque bagakuraho televiziyo n'akakanu ko hejuru ku kirahure cy'inyuma bagakuraho plaque bakavunagura televiziyo bagashwanyaguza atari bateri bujye no kubigurisha bagashyira ngo bagashwanyaguza bakabisiga imbere y'imodoka yanjye. Nashaka ubwo nshatse umubonsa naba nkusheje. Wamajije kubyumva? Baretse mbikore abantu bandeba neza. Kiri ingofero inyuma. Iyo bamwita Rujama n'ubundi baramuzi. Zebra Switch impamvu ngubwiye ngo nguru ngomba kuza kuyikora nanga na gasopo none ngiye n'abantu inama mbwira n'abantu ko rimwe na rimwe bakora ibintu bigize icyaha ntibamenye ko bigize icyaha. Uri kubyumva? Ndetse ninavuga ngo rwose bisoze kuza kumbabarira kubera yuko ino nkuru nshobora kuyisohora wene nawe yarafite ibindi narimo gupanga. Swate shobora kwenda kirimo gushaka wenda umunyabyaha kugira ngo bamute muri yombi ariko nago namenya amakuru yakozwe ku cyamamare ngo nyereka agenda cyendera bigere kuko Mitsutsu agera agatanga imodoka agafrapinga cyangwa se agakinga ibikarito mu maso abafana ntaze kuvuga ngo iki cyatumye imodoka yanjye nyihereza umuhinde. Iyo mpamvu se niyo ugiye kutumenyesha. Uri kubyumva? Sinkubeshye. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu Mitsutsu numwe mu bacuti bacu. Yego. Ariko akajya n'izindi nshuti zo muri showbiz. Birumvikana. Ariko nkuko yakomeje kugenda bivuga ngira ngo mashije kubyumva we ko yamajije kwivugira yuko bibaye byiza yajya atwara amabawusa. Uri kubyumva? Ati witwa buri kantu zanya amabawusa baramuseka. Ati ariko nyamara buriya hari abantu benshi baba bakeneye amabawusa kuko ari igihe ushobora kugira nk'ahantu ugasanga umuntu agize gute araguhemukiye. Kandi ikindi kintu wongera kuza kumenya uze kuza kumenya yuko n'umuntu wakoze ibyo bintu ntago ari babantu bo mu biryogo baza agakuraho ikintu kame mu kugira ngo wenda bigire ko bigenda. Niba umuntu yaje agakuraho plaque akagenda akamena televiziyo akabimenagura ibirahuri akamena hasi wenda uraza kubishyiraho aho ngaho ku mavideo bagende babibona uza kweditinga no mwandiko witonze. Uri kubyumva? Yarangiza akagenda akavunagura za sweet grass. Uri kubyumva? Uwo muntu byanga byakunda ntago nekereza ko plaque hano bayigurisha. Oya ujya kuri nuza sweet grass uyivunnye utayikuyeho neza hari ahantu wayigurisha. Ibirahuri wamenaguye ukamenagura aho hasi hari izindi nyungu ufitemo nazo buretse ikibazo cy'ubugome ndetse n'umuntu wakomeje kugenda inyuma runono witwa Mitsutsu nubwo yanze kumumbwira ariko tugiye kugira gute gukora umwandiko bitewe n'amagambo yambwiye akanambwira n'igihe ibyo bintu byagize gute byamubereyeho. Niba nawe urimo kumva ino video ukaba wikeka cyangwa uzi ko ari wowe wakoze bino bintu cira biraru. Navuze ko niyongeye n'abandi inshuti n'umuntu kajana ariko nkabona ko bisa arimo gukora ibintu bihabanye n'itegeko. Sinkubeshye ubwo bucuti bwawe bwarorera ariko nta n'inshuti yo guhemuka ibaho. Zebra Switch iyi ni inkuru y'akababaro. Uri kubyumva? Giye kuza nkakuvira imuzi nkakubwira ukuntu Mitsutsu ukuntu byatangiye nkakubwira ababyihisha inyuma. Uri kubyumva? Nkanakubwira impamvu nyamukuru yatumye witwa Mitsutsu avuga ati none ino modoka kugira ngo nsuzukuza abanzi banjye reka noneho ngiye nyihereza umugore ajya yigendamo noneho ngiye ngwe na Range Rover kubera ko ndabizi mfite abafana benshi cyangwa se abakunzi benshi bankunda. Iyi rero ni inkuru tugiye kugarukaho y'uburyo witwa Mitsutsu yarimo guhigwa kugira ngo abe yagirirwa nabi ariko bagasanga nawe urimo
bikarangira bangije bimwe mu bikorwa bye harimo nk'imodoka ndetse nibiza kuza kuba ngombwa turaza kuza kwitabaza witwa Mitsutsu ku murongo wa telefone aze kuza gutubwira ukuntu bimeze ariko nabyemera kubera yuko ntekereza ko nawe ubwe ntago hari yakifuje ko ino nkuru nyikora kubera ko yabigize iki ubwiro. Yes of course comme Soba Bino VKF of course ngo vest ambassador of upcoming mtoto butamwana ngenda tokative tutravoka buti nyirubwite viewneshe kuri magique wanda wavuzwe amubyeshura wo hit hotel zuba nyiti tuti aba boss intijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwi ku pandemic in the city muzukuru orja mafone shop umwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba nyita ho parent ku speaker nyitagacoka karitsiye ariko none ntibayigo ko turi kuri viewneshe TV nkuko ndagaciro ka karitsiye rero mba ngenda nkatakata gato kidogo ngenda ndeba naye makuru mo kuvugwa mu byamamare ariko none mbibutsa yuko ngewe nubwo breakinga ngomba ku breakinga ariko ikintu mfitiye iki gihamya uyu mwanya wa none ndagira ngo rwose ze kubanza gushimira abantu bagiye batwereka ko badukunze by the way kubera ko nge mbibona ku mirongo ya telefone abantu bakambwira ati muri gukora kandi kuhaje nkagenda nanone niyama abantu bashaka kudusuzugura muri ibi bintu umuntu wamuhereza Akaboko akahita abona ko wenda uri igicucu agatangira kugugira gute kugusuzugura mboneraho no kubwira abantu bose kuba imyandiko bagiye kuzajya bayibona nibereye hano kubera ko ndimo kubaka studio ngomba gutangira kubamenyereza gukorera ku matara kubera yuko mu minsi iri imbere naba mfite studio ya Viewation imeze neza cyane kandi rwose podcast imeze neza bose bantu badukunda nubona ko amakuru yacu ari ikintu agufasha nazo twatangiza campaign yo gukora podcast imeze neza isa neza twe twakubita ama breaking noneho Viewation nge naje guca agasuzuguro zebra ibyo nabikubwiye narakubwiye ngo nta nari muzagera kubona nkori inkuru zaba abana bagenda bagasoma bakahita baza bakarikodinga nta no gushaka ubwino byibura ngo byibura mu makuru uvuze ubu ufitemo byo na 30% y'ibyanyabyo cyangwa se y'ubwino wabashije kugira gute gusacinga reka mbanze nshimire Mazare Metaforming and Fabrication Limited uyu ni umukire wanjye urimo kumfasha kugira ngo nge mbahereza inkuru nk'izi uwitwa Mazare acuruza ibyuma ndetse asibye no kubacuruza ibyuma akaba akora imashini zigiye zitandukanye akaba akora car parking shed akaba akora ibisenge by'inzu by'ibyuma akaba akora amabariko ameze neza ya aluminium n'ay'ibyuma uri kubyumva ndetse akaba yanakwigisha kubikora ubusuderi cyangwa se gukora izo mashini cyangwa se akaba yanagufasha mu bundi buryo uwo rero bamwita Mazare Metaforming and Fabrication Limited. So Zebra Switch rero ntuze kumbaza ngo kuki wamamaje before kugira ngo ukora akazi ntago ari ukubera ko nibagiwe iyi nkuru y'umuntu bita Mitsutsu wari ugiye gukindagurirwa mu modoka ariko Uwiteka Imana agakinga iki Akaboko rero kiruti bamukindaguye bati byagenze gute kugira ngo yisanga agiye gukindagurikira mu modoka iyi nkuru imaze icyumweru witwa Mitsutsu yarayitsimbye uri kubyumva arangije kuyitsimba yanga kuyibwira abakunzi be ahita ahubwo avuga ati noneho reka mfata umwanzuro wa kigabo mbanze mbabaza abanzi banjye kubera ko nubundi ngo Uwiteka nawe yarabivuze ko abanzi bacu azabakoze isoni tukabagenda hejuru mnayibaza ngo rero byagenze gute uyu Mitsutsu cyangwa se comedian Mitsutsu ni umwe mu bantu uri kubyumva bajye bafasha abantu benshi cyane gira ngo abantu benshi tureke nanjye none se ubu mbanze nkumvishe proof nkumvishe se abitwa ba Miki bamushimira ati niwe muntu waduhaye ibikoresho bwa mbere kugira ngo tubashe gukora umwandiko banze nabyo mbikumvishe reka banze mbikumvishe kuko ngewe nakubwiye ngo iteka nzajya nkukubita icyo bita proof papa reka mbanze nkumvishe Miki ari kuvuga ati banza wumve gutya ndi kukumva mane ndashaka gushimira ko mfungura Miki wanije ibikoresho abantu ujuje 100 navuye gufata siliva ubu ntabwo tukiri ubungubu nabasize mwese si ibyo se merci rero none mbinywera agacupa igenda mu kabari umwe wishyure nta kibazo wabyumvishe iryo jina ryuza kuza kurigira gute kuri banzi imbere nakubwiye ko umuntu bita Mitsutsu uyu mwanya wa none sibye kuba yarafashije abitwa basoruba yaradufashije yarafashije abitwa bamugande yarafashije abantu benshi cyane yarafashije abo ba Miki uri kubyumva nawe nkuko
ajya avuga ngo banyagiso baramufashije, hari n'abandi nawe yagiye afasha. Ari nicyo kintu mbanza kukubwira, muri komedi niho hantu hambere harimo gufatanya kurenze, kubera ko uzumva witwa Kiramana ashimira wenda Nyagiso, wumve Nyagiso ashimira abandi nabo bamufashije, wumve noneho Mitsutsu ashimira uwitwa Nyagiso, mu gitondo cyangwa mu gitondo wumve witwa Soruba ashimira Mitsutsu, wumve wenda uwitwa nk'uyu mukobwa uyu nguyu umwamikazi wa Pranka Miki ari gushimira Mitsutsu, ntuzabura n'abandi nabo bazashimira Miki. Natwe twese turimo kuba ko bagiye baduhereza akaboko, mbone yuko muri komedi bidasubirwaho aribo bantu ba mbere bagira gute bagaragaza ikintu bita partnership cyangwa se gushyira hamwe no gufashanya. Uyu Mitsutsu rero nyuma yuko atangiye guhemukirwa cyangwa se nyuma yuko abantu bamuteze bagashaka kugira ngo bamugire nabi, ariko Imana igakinga akaboko bakangiza bimwe mu bikoresho bye, cyane cyane nk'imodoka. Uti byari byagenze gute? Hashize icyumweru umuntu bita Mitsutsu afashe madamu wiwe cyangwa se wa undi nahimbye umuhinde, uretse ko n'umuntu ari umuhinde kame mwamaje kubibona, kabisaba no kwirira imineke nk'abandi bahinde, wabonye kajya nahereza ni nkende akazihereza imineke akagira gute, wabonye ko rwose barimo barakina gahinda babibereye mu duhinde, gutega amashoka bakavuga bati urukundo rwabo ntabwo ruzamara kabiri na bra bakavuga ati tuzarabana, bakajya no kwiyerekana, abantu benshi bakabihindura nka pranka. Noneho Mitsutsu yahise afata umwanzuro wo kuvuga ati ntabwo iby'imodoka ndibuze kuza kubivuga, ahubwo ngomba kuza kwihisha cyangwa se kwishima hejuru y'abanzi banjye, ari uko nguze Range Rover igomba gusimbura iyi ngiyi, banabone ko ibyo bintu bishoboka, aho kugira ngo nzajye nza hano mvuge abantu batangira bavuga ngo ni amarira, ntangira mvuge batangira babihuze ngo ni prank, kubera yuko icyo kintu cya pranka cyamajije gufata. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora kuzapfa cyangwa se akarangira abantu bakivuga ngo ni prank. Hashize icyumweru rero, muri weekend ishize, ubwo urumva ko hashize icyumweru ko already twamaje kugera mu yindi weekend, hari ku munsi wo kwa gatandatu, ubwo Mitsutsu yafataga umuhinde ndetse ari kumwe n'uwitwa Gebra, ari kumwe n'uwitwa Puisa. Impamvu mvuze ayo mazina ni ukugira ngo wenda uwumva ashaka kugira ngo wenda avuga ko ari pranka azagenda abaza umuntu bita Puisa, abaze umudirector bita Gebra, abaze n'umuntu bita nde umuhinde nawe yarahari, umuhinde yarahari, banabaze na Puisa cyangwa se babaze na Puisa kabisa barabizi. Uyu mwanya wa none umuntu bita Mitsutsu akimara gusohokana umugore we, ngo hari abantu bamenye ayo makuru ntibabyishimira. Nyuma yo kutubyishimira, Mitsutsu yamujyanaga ahantu basohokeye, abandi bagatega bakajyayo, yakimura akabari, abandi nabo bagatega bakajyayo, yajya muri hoteli, abandi nabo bagatega bakajyayo. Mu masaha y'isa 8 ubwo Mitsutsu yaramaje gufata umwanzuro wo gutaha, nibwo yahuye n'ikibazo. Byagenze gute rero? Uwitwa Mitsutsu byagenze biti, byagenze gutya. No kuvuga ngo umuntu bita Mitsutsu akimara guparika imodoka, yagiye kwenjoyinga, yifatira agafanta nk'abandi babosi, yinywera utuji nk'abandi babosi, hana ciyazi yenjoyinga na madama avuga ati rwose sinkubeshye, uyu munsi wa none reka noneho nkwereke ubundi buzima butari kuri kamera, kubera ko atashaka kubifilma ngo bijye hanze. Ariko yitwaza inshuti ze, yitwaza Gebra, yitwaza umuntu bita Puisa, aravuga ati mwaza nkabasuka namwe na madama. Mu masaha y'amasaha 8 mu gihe Mitsutsu yasohotse agomba gutaha, ngira ngo mu modoka yatahanye n'umuntu bita Puisa, oya yatahanye n'umuntu bita Gebra ndetse na madamu, ariko nanone uwitwa Puisa arasigara. Akimara gusigara, uwitwa Mitsutsu akigera hanze, akimara kugera hanze, ahita abona plaque ye bamajije kugira gute kuyikuraho, abona dotorovizeri bamenaguye biraho hasi, ababonye masui grase bavunaguye bashyize aho hasi, abaguye mu kantu. Ahita avuga ati rero nagakwiye kuba ndi kugira gute gukurikirana bino bintu. Mu gihe kibazo umusekirite hafi aho ngaho wari uri aho ngaho, abantu bamwuzuyeho,
abantu bakimara kumwuzuraho ahita avuga ati noneho ndarutanze nari ngiye kurekeramo ibintu ariko ndabona abantu bibaye iki akavu bimaje kuba nijoro kamemo first of all bari basohotse ariko noneho ahantu bari aho ngaho birasaba kuza guhamagara kugira ngo wenda inzego z'umutekano zize kuza kugira ibyo zikora cyangwa se zize kuza gukora icyo bita investigation ariko noneho ahita abona abantu bose baruzuye batangiye no kugira gute no gukamera bavuga ati Mitsutsu n'umuhinde twe twarababuze Mitsutsu na madamu Mitsutsu turagufana Mitsutsu yavuga ikibazo abafana ntibabyumve noneho nyuma yuko abafana batabyumvishije yigira inama aravuga ati ariko plaque ubwo bakuyeho inyuma y'imbere ikabihari uri kubyumva ntekereza ko kudekarara byaza kuza koroha noneho ikindi izi swigrasa n'undi babivuna gwe babishyira hano hasi byanga byakunda umuntu wakoze bino bintu ni umuntu ushaka kugira ngo angirire nabi cyo no kuhaguma mu kanya yaza wenda muri ako kavuyo agatera n'urubuye yayigize umufana aho kubita muri terabuziza akahitamenagura cyangwa se ugasanga akomerekeje iki umuhinde niko kwita yigira inama yo kwita yatsa imodoka akahitagira gute akuramo akakarenge Mitsutsu akimara kugenda ntabwo byarangiriye aho kuko yamaze icyumweru cyose arimo adekarara ndetse bikaba binavugwa yuko mu makuru arimo kugenda avugwa hano hanze ko Mitsutsu yamajije kugira gute gutanga ikirego kugira ngo byibura nishinganisha iyo plaque niramuka ikoreshejwe ibindi bintu by'ibyaha bitazabazwa witwa Mitsutsu nubwo imodoka yamajije kuyishyira mu biganza byande cy'umuhinde rero ikintu cya mbere cyatumye Mitsutsu atahamagara ni igiki first of all hari akavuyo k'iki kabafana ikindi cya kabiri yagize ubwoba bwo kuvuga ngo njyewe uyu muntu namutsaje nibo kuko bajya bavuga ngo kubisimbwa abashaka shebuja uyu mwanya none umuntu aje akamenagurira imodoka kuri uru rwego akamera amatrobrise aborogenda mubibona nani tugarura rumuri za miriwari za akabimenagura ukubyumva akavunagura amaswigrasa akagenda gakuraho plaque byanga byakunda nanjye ambonye ashaka kumubita n'ikintu kandi afite uburyo yanakwijijisha akaza ngo nindume n'ibyo birahura tumwereke akazana ikibeda asanga ari uwitwa Mitsutsu rero yahise arahira aravuga ngo sinzongera gusohoka nagiye ahantu byibura hari hatari bumuze n'abandi bantu cyangwa hatakajijwe umutekano cyangwa se ntagiye ahandi hantu hagomba kuba nanjye mfite bouncer zanjye ubwanjye ibi bintu rero byaje kuza kuntera ikibazo dore ko mu magambo nagiranye mu biganiro binini nagiranye na Mitsutsu uwitwa Mitsutsu wumvaga ko byanga byakunda umuntu wamuhemukiye ariko umukeka ndetse ari umuntu wo muri showbiz nyarwanda za kuza kwibaza ntise niba mu Rwanda hatangiye kubaho ibyo bintu byo ko umuntu yaguhemukira twarumvishijemo iby'amarozi ngo za supaguru zivuze ubuhuha gasanga wicaranye n'inshuti zawe zo muri showbiz zigushyiriyemo supaguru kubera achievement ndi kwibaza umuntu washatse guhemukira Mitsutsu mwaka kageni ninde kuko umuntu uzakamenagura ibintu byanga byakunda wasanga bimenesheje wenda icyuma cyangwa arafashe biyagahondamo cyangwa arafashe ikindi kintu ikonekereza ko ntago yaje ngo ajombemo agatoki bimeneke iyaza kuhamusanga byari kuza kuba ikibazo gikomeye cyane aho turi kumva indi nkuru ndavuga ngo rero iyi nkuru ngomba kuyikora ariko rimwe na rimwe nkabwira abantu ngo nimushake mu control iki jinya yanyu niba nawe uri kundeba byanga byakunduza rero kino kiganiro wakoze bino bintu control iki umujinya wawe kuko iki ni icyaha bashobora kugufunga n'imfunguzo bakajugunya bya bintu birakomeye none uzi kujya guhemukira umuntu witwaje intwaro intwaro gakondo nazo zibaho Zebra Switch rero ndagira ngo wenda duhamagare umwe mu bantu bari kumwe na Mitsutsu twumve reka mere kuri Mitsutsu first of all zimuhamagare wenda naduha amakuru ça dépend n'ibyanga mu bantu bose bari kumwe ntago twabura umuntu ugira gute uduhamiriza ino nkuru reka mpamagare Mitsutsu twumve noneho bwa kabiri Yes. Mitsu Yes. giza n'Imana uramfasha nari nanze gukora hari inkuru na yawe nabonye nanga kuyikora nako nanze kubikubwira ko kuyikora ko namajije kuyikora rwose n'ubundi no mu kiganiro Hagenze bitise kandi man
hari amakuru yawe twumvishe yuko mu cyumweru cyashize wafashe umuntu bita umuhinde, ufata umuntu bita Gebra, ufite umuntu bita Puisa kabisa, urabasohokana, ariko ngo hakaba hari abantu bakugendagaho nyuma yuko bamajije kumenya ko wasohokanye umuhinde, ndetse baza kukugira nabi kugeza ubwo bamenaguye imodoka yawe. Ndavuga ati rero amakuru namaje no kwicakira n'amafoto, kihe ngomba no kuza no kugira gute no kuza gukora iyo nkuru. So nimugoroba uranyihanganira, twavuganye ariko nagufasha amajwi ho makeya, rwose sinkubeshye ngiye nubwo twaganiriye nahise nkuri codinga. So rero ikiganiro nari ngikoze, ndavuga ati ngomba kubanza kugira ngo wenda mbigusobanurire, ariko mbanze nanakwisegureho kuko rimwe na rimwe nanjye izi nkuru zishobora kuzankuraho. So amakuru rero twamajije kumenya, twumvishe ko ngo hari umuntu waje amenagura imodoka yawe ku buryo bukabije cyane, arangije no kwimenagura. Wewe ugize ngo uravuga ukibaza umusekirite abantu babakwirunzeho baza bafotora ubukuyemo akawe karenge, ariko ukaba ngo waramajije kudekarara, ari nayo mpamvu ngo wamaje gufata imodoka ngo ukayihereza umuhinde ngo kubera ko ushaka kwishima hejuru ngo y'umuntu waguye mu kintu ukagura Range Rover. Ayo makuru yaba ariyo cyangwa ntago ariyo, nibihuha n'iyi nkuru tute tuyihorera? ibyo ari byo byose abakoze biriya ntago ari ngombwa gukomeza mvuga uriya muniga ko nta nubwo mani ibiboro nta n'ikintu ngiye biba bibi, sinzi ukuntu nabivuga, ariko nyine reka tubyihorere, ntago mfite kubivugaho. yamenye rotorovizeri, yaca biriya biboro byose nyine amaswigrasi, ariko birana ni byiza, kuri njyewe ni byiza ko yako bituma amenya abantu dusangira, bituma amenya abantu ngendana nabo, bituma amenya buri kimwe cyose kijyanye ku muntu nyine, bituma binyereka ko umuntu yahindutse nyine, abantu tugendana si beza, kandi tugomba no kumenya ahantu n'ubundi dusohokana. Ariko tukiri aho ngaho hari amakuru avuga ko ngo umuntu ashobora kubona waba muri showbiz, nibyo? Ari muri showbiz, ariko so ibyo ni akazi ke. Ndabizi ko iterambere ryanjye ritabashimishije, kandi reka mbabwire mwana, mufite ikiba ntagiye na kimwe kabone nubwo napfa mani, kabone nubwo ibyo mfite byabo ibyo maze kugeraho nabyo nabibura, ntago n'ubundi we agifite icyari ntago yabitunga. Yego, none se ko utigeze ubwira abafana bawe nubwo babwiye ngo ushaka kugura Range Rover, kuki utigeze ubasobanurira ngo babwire ko rwose icyatumye iriya modoka uyizinukwa burundu ari uko wari ugiye kwitakarizamo ubuzima, bikaba ngombwa ko uba uyihereje madamu kugira ngo wenda utanayigurisha kameme, ukavuga uti ngomba kuyiherezamo impano madamu, ukanayimuha tukabibona? Ayi madamu, kubera ko abafana nagiye mpura n'abafana inshuro nyinshi, barambwira ati iriya uzayihe madamu tukugurire imodoka, ariko bikaba byarahereye kera bambwira ngo bakajya bandika muri komenti ngo nzabahe nimero yanjye ngo bansapotinge ibiki n'ibiki. So naje kubereka iriya Range Rover, ubwo ufite umutima nyine azashyiraho, nibishaka bizatwara imyaka 2, abafana bo bagomba kuyingurira iriya madamu nawe akajya yigendamo, nta bindi. Yes, ikibazo cya nyuma, ngira ngo wenda Range Rover na code, ariko banza utubwire code by the way. Code ni 16 9 9 Kazungu Emmanuel, iyo ni code yo kugura imodoka Range Rover. Urumva hari n'abantu bari hanze, hari n'abantu bari hanze bashobora kohereza kuri word limit, bakenera nimero ya telefone 078819 6 23 Ikibazo cya nyuma, reka nkubwire, so uvuze ngo uri mu kiganiro, ibyo biboro by'imodoka ngewe ndi kwakira mu kazi, iyo byagushobokera biriya bintu mani birababaje, fata moto cyangwa se nawe niba ufite imodoka uyatse, wagenda kuri moto, uze nguhe umwandiko, turi gukorera hano mu Kiyovu. Yes, ikibazo cya nyuma rero urumva
kugira ngo mpite nza nsoza n'uyu mwandiko. Hari ikibazo kigira gitya kiti urumva hariya wahavuye kubera akavuyo k'abafana unavuga uterana na dekarara, ariko plaque yawe bashobora kuyikoresha andi makosa, cyangwa ugasanga umuntu ayishyize ku modoka ye agiye kwiba. Twagiye tubibona kuri za nkuru zavuzwemo abitwa ba Kevin na ba bantu bagiye bafatwa bahinduraga plaque, tukumva ni ikibazo gikomeye. Waba warabashije gutanga ikirego ko plaque yawe wayibuze? Kugeza ubu ngubu namaze kudekarara, ariko ubwo nyine ubwo bacyansobanurira no n'ikirego urumva naragitanze. So gisigaye no kureba ukundi kuntu nyine mbona plaque. Reka ngushimire cyane kandi nkomeze kumbwira ngo wihangane. Oya nusozi kino kiganiro uri gukora uze tubiganiraho neza mbibwire n'abafana mani. Sawa sawa. Zebra Switch wamajije kubyumva? Nabyumvishe. Wamajije kubyumva? Nabyumvishe. Narakubwiye ngo ninde muntu ufite breaking? Ninde ariko tujye tubwizanya ukuri. Tekereza ko byanga byakunda ikintu kiri buze kuza kuba cyiza, ndi buze no kuza kwisabira Mitsutsu, nuko impapuro ziri buze gukonfirma ibyo bintu byose zo kuba za declaration zigomba nazo kuzakurirwa umwandiko wazo. Izo mpapuro zo kudekarara tukazereka abanyarwanda, tukazizana, tukazigira gute, tukaziha abanyarwanda, kugira ngo bino bintu Zebra ibintu byo bicika mwana. Ariko se koko reka maze nkubaze, kugira umuntu ishyari tujye tubwizanya ukuri, byakungura iki? Ubu buviyuzi 2000 ndi kubona hano, uzasanga ari umuntu witeretse atangira kuvuga ngo Benovin ntagiye kumugendaho, atangira kuntega ibyitobora amapine ya moto yanjye, atangire kungira ishyamba, angire injari. Ese tuzakomeza bino bintu kugeza ryari Zebra? Nta kintu kirimo niba byihorere n'ukuri. Rega guhemuka gake bikagugarukira byikubye. Zebra Switch rero ntago ndibuze kuza kuvuga byinshi kwitwa maze rero namaje no kumwamamariza. Reka mbwirire abantu bose mujye kwa Rujama Phones Shop, ngira ngo wenda namwambaye hano. Uwitwa Rujama Phones Shop niwe muntu wa mbere bari kumufurowinga akaguhereza ama gift. Cyo ni icyambere. Icya kabiri arimo kugira kuranguza ku bantu bose bakeneye ama telefone yaba Samsung ndetse na iPhone. Uwitwa Rujama rero akaba arimo kuranguza, ndetse ukaba bamusanga hano ka Free Zone. Ubwo nawe niba ukeneye kuba wabona ama gift jya kuri TikTok ufurowinga witwa Rujama. Ikindi rwose niba ukeneye kuba warangura ugiye ka Free Zone nabwo urangure kwa Rujama, dore ko dusigaye dufite iduka hasi no hejuru. Hejuru niho turanguriza, hasi ni detail. Ubwo ugeze hasi ukabwira ati nshaka kujya aho baranguriza, aho naho wagira gute, wagenda ukaba warangura kwa Rujama Phones Shop. Ikindi mabwire ngo MK Hardware Limited hano ku Kinamba ushobora kugenda ukigurira ibyuma bya plomberi, ndetse waba ukeneye n'umutekinisi bakamuguha. Ikindi uguze byicuri no mu ntara tugira gute, turagutwaza. Ni Mr. Kari Hardware Limited. Kina none rero ukaba wajya kwa MS Correction Kigali. Uwo nawe ni umwe mu bantu bamaje kwidekara barimo gucuruza inkweto neza, bimeze neza cyane hano mu mujyi downtown. Uhageze rero ku gahanda ka ku modoka zisohoka ziva zijya Inyamirambo, aho zisohokera ushobora kujya ngo ni kwa MS Correction. Nimero zabo nizo ngizo, ubundi ukabahamagara bagakwihera inkweto zigize gute, zimeze neza. Ushaka kwiga rero ibijyanye na camera operating, searching witwa Zebra Switch agufashe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Inyubako yanjye iruzuye, nk'umusirimu ngomba kwestaramo amazi. Ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yaratangiye kwangirika? Tandukana na kampani z'ibicupuri, ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose, kuva kuri robine ntoya n'inini. Dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original, dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere. Utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba, ku muhanda ukatujya Kacyiru, ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi, ndetse nkubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda. Nago naba nkubeshye, dore ko hazwi nko kwisaha ukebutse ureba inyuma gatoya, ureba ku muhanda ujya ku Gisozi, uhita ubona kampani nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 0784 4357 nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza. Mr. Kari Hardware Limited, igisubizo kwa plomberi bose muri rusange. You know shit. Come on,